Bene data ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ninjye rigiye gusangira ijambo ry'Imana de Bruce. Kadusenge. Mana, turagushimiye kuduhaye amahirwe yo kongera gusangira ndetse no kugabura ibyawe n'abantu bawe wiremeye. Reka rero umwuka wera hanjye kuri twebwe, tukuvugire nawe hibereye, kandi abantu bumve bashyire mu bikorwa ibyo bumva mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo ribahindure kandi ribakize. Twese mwami ritwigize imbere mu by'umwuka ndetse no mu by'agakiza, kugira ngo habeho impinduka zikwiriye nk'uko ubishaka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ndifuza ko twaganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo gusaba neza n'inzira yo kwakira igisubizo kiri mu mugambi w'Imana. Mu buzima umuntu agira ibintu byinshi yifuza, ashaka, akagira ibyo akenera kugira ngo ubuzima bukomeze cyangwa se bube ari bwiza kurushaho. Muri ibyo akenera rero hari inzira nyinshi zo kubigeraho, binyuze mu mpano, binyuze mu bihembo, cyangwa se mu musaruro w'imirimo y'amaboko, cyangwa se umurimo ari wo wose wakozwe, ndetse n'ahandi. Hari aho rero umuntu agera akabura igisubizo. Abenshi iyo bamaze kubura ibisubizo nibwo bibuka kuyamanika, bakavuga bati reka ze nsenge, njya numva ko hari Imana isubiza ibyananiranye. Icyo twakwibaza, mbese umuntu wese usabye arahabwa? Niki twakora ngo dusabe kandi duhabwe ibisubizo, kandi ibyo bisubizo bikaba ari ibisubizo bivuye mu mugambi w'Imana, bikaba n'ibisubizo birambye? Dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere n'umurongo wa 27 haranditse ngo, uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye azaba uwatuwe Uwiteka iminsi ye yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka aho ngaho. Uyu muntu tuvuga ni Hana, ni umwe mu bahanuzikazi barindwi bemewe muri Bibiliya y'Abayahudi. Muri abo barindwi harimo Sara, harimo Miriyamu, Debora na Hana nyine turi kuvuga, Abigayili, Hulda ndetse na Esiteri. Ariko twe turibanda kuri Hana. Hana ari umugore washakanye na Elukana, umugabo wo mu muryango wa Lewi. Ikindi tuzi ni uko yari afite ibibazo kandi bifite inkomoko. Bimwe bifite inkomoko ku bantu. Iyo tuvuze abantu turavuga mu rugo rwe ndetse no hanze y'urugo rwe, n'ibindi bifite ibibazo bikomoka ku Mana. Icya mbere, Bibiliya ivuga ko ngo Imana yari yaramuzibyinira ibyara. Birumvikana uwo wari umugambi w'Imana. Hanyuma icya kabiri, umugabo we yari yaramuharitse. Icyo kibazo gikomoka ku mugabo we. Amuharika mukeba we Penina, kandi ari nawe nyine wabyaraga abahungu ndetse n'abakobwa. Ntabwo tuzi niba Penina ari we Hana nimba ari we wari warashatse mbere, noneho umugabo yabona biri gutinda agashaka Penina. Ntabwo Bibiliya bisobanura, ariko yari yaraharitswe. Kandi guharikwa muzi ko ubwabyo ari ikibazo, kubera ko gikurura amakimbirane mu bana, kikazana ishyari mu muryango, ndetse n'icyaha, kuko Yesu niko yabisobanuye mu gihe bamubazaga iby'amategeko ya Mose no gusenda. Abantu bakomeje kubyeza, ariko ni icyaha, kuko Imana, Yesu yasobanuye ko Imana ishaka ko abantu baharika. Iba yaremye ba Eva benshi, ntabwo yarahaye Adamu umugore umwe. Ikindi kibazo yari afite rero, uriya mukeba wenyine yaramucunaguzaga, akamushijagurira, yaramubabazaga. Ikindi, ndetse na rubanda baramusekaga, yaba ari mu maguriro, mu bukwe, mu nsengero n'ahandi, bitewe n'impamvu y'uko nyine atari yarabyaye. Kandi kubyara ukagira umwana cyari ikimenyetso cy'umugisha uva ku Uwiteka. Yewe ndetse abantu banabyaraga bagamije cyane cyane kubyara abahungu, ngo abahungu bazabacungure, bagire ibintu bamarira umuryango. Ikindi, buri mugore hari yabaga ategereje ko ashobora no kubyara Mesiya. Ubwo rero kutagira umwana byari ikibazo gikomeye, byatumaga rubanda bamuseka.
ikindi yari afite umubabaro ndetse n'intimba. Navuga ko byari byarageze no kundwa n'agahinda gakabije. Ntabwo ndi bwinjire cyane cyane mu gahinda gakabije, ariko iyo turebye ibimenyetso by'agahinda gakabije tukareba no ku byo Hana yari afite, nibura bimwe biragaragara: umubabaro n'uburakari budashira, kwiheba, ukumva nta gaciro ufite, kurira, umuntu agacika intege, guhora yumva ari umuntu w'umunyamakosa kandi nta kintu na kimwe kimunejeje, yewe kunanirwa kurya, guhorana umutima uhagaze n'ibindi. Umugabo we yagerageje kumuha ibisubizo, akamuha impano nyinshi, ariko nk'uko twabibonye muri Isirayeli nta mpano iruta umwana. Ubundi Rasheli yigeze kubura gutinda kubyara, akajya abwira Yakobo ngo natamuha abana arapfa, ariko mu by'ukuri hari ibintu bidashoborwa n'abantu. Hari ibibazo umugore wawe atakemura, umugabo wawe atakemura, abana bataguha ibisubizo byabyo. Hari ibisubizo ba shangazi batabasha, ba onkle, babyara bawe, umushumba wa undi witwa dadi, ba pare na marene, hari ibintu batazabasha. Gusa ndashimira Imana ibasha. Haleluya. Yitwa Rubasha, niyihanga muri byananiranye. Yesu umwana w'Imana, abantu bamuvuga kwinshi: ni nyamutura haremereye, niwe gisubizo cya byose, niwe nkomoko y'iby'Imana yaremye byose, ni rudakangwa n'ibihe, ni mutarutinya, niwe wenyine useruka. Ahavuga ati yemwe 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 yemwe, niwe murese ndaje ndaje ndaje. Haleluya. Ntawundi mucunguzi zifite, Yesu niwe wenyine soko ya byose, ariwe nkomoko y'iby'Imana yaremye. Imana ishimwe. Hana rero yabonye ko umugabo atabishobora, asuka amarira yiwe imbere y'Uwiteka, kuko yari azi ko ari Imana ishobora byose, kandi yari Imana ibashaga kumwumva ndetse ikanamurengera, kandi yaje no kubikora. Hari ibintu bikeya, nari mfite byinshi ariko reka mvuge bikeya twakwigira kuri Hana. Icyambere yari afite kwizera gukomeye, kubera kuko yari amenye ko Imana yonyine ari ishobora byose, ibasha gufata inda, ireba mu nda y'ingumba igaterateranyamo amagufwa, igakoramo umubiri w'umwana ndetse w'umuhungu nk'uko yashakaga, akamuyisaba kandi Imana ikabasha kumuyiha. Nuko rero Imana yisabye yizeye, kandi Imana yahise imukorera ibintu bikomeye cyane. Icyambere abanje mumara agahinda, aracyaranezerwa mu maso, arataha, ararya, aratuza. Hana yahinduye uburyo bwo gusenga cyangwa sisitemu yo gusenga, ava amahinga n'umuhigo yewe, kandi ahiga umusubizo urimo igisubizo gikemura ikibazo Imana yari ifite. Twibuke ko Imana yari ifite inyungu mu gisubizo cyangwa se mu cyo Hana yayisabaga. Hana yayisabye igisubizo kiri butume Imana irushaho kugira icyubahiro muri Isirayeli yose. Imana yari ifite ikihe kibazo? Bibiliya itubwira ko Eli yari ashaje kandi akaba mu gihe gito ataracyahaga abahungu be, bari bafite ibyaha byinshi byari byaratumye abantu bazinuka ibitambo. Muri ibyo byaha Bibiliya ivuga ko bari ibigoryi, batari bazi ibigezerezwa mu nzu y'Imana. Ikindi gikomeye cyane ngo ntabwo bari bazi Uwiteka, basambanaga cyangwa se bagasambanya abanyamirimo, bakoraga abagore bakuburaga mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Bari abana batumviraga, baryaga ibitambo by'Uwiteka. Mbese bari babi cyane ku buryo Uwiteka yari yarazinutse ibitambo byabo, kandi noneho n'abantu nabo ubwabo bazinukwa kujya gusenga kubera imbuto mbi. Imana ituganze. Nanjye kuvuga ngo hari abantu bera imbuto mbi ku rwego umuntu avangwaho kugira ngo njye gusengera aho runaka asengera, cyangwa se nka runaka ntabivamo, cyangwa se bikabera abandi ntambamye. Ni ikibazo Imana ituganze cyane. Icya gatatu, Hana ni uko yari afite umutima wagutse cyane ukwirwamo abandi, kuko yashakaga igisubizo cyatuma Imana yubahwa n'Abisirayeli bose. Ni byiza ko wajya ureba ikibazo gihari mu bantu b'Uwiteka,
ukagira ishyaka ryo gushaka igisubizo kugira ngo Imana yubahwe. Uwiteka nawe ntabwo azabura kugushyigikira pe. Hana yasabye umuhungu kugira ngo amuture Uwiteka ibihe byose, azaba umutambyi, aba umucamanza, aba umuhanuzi w'Abisiraheli. kandi niko byagenze. Samweli murabizi ko yabaye umutambyi akaba n'umucamanza wa nyuma w'Abisiraheli kandi ari n'umuhanuzi. Hana rero ikindi ni uko ari umunyabwenge. Rero umunyabwenge akaba n'umuhanga, kandi nk'uko twabivuze tugitangira, w'umuhanuzikazi. Unarebeye byonyine ku ndirimbo yahimbye mu bice bibiri muri icyo gitabo cya mbere cya Samweli rero ku murongo wa mbere kugera ku wa 10, amagambo amwe muri amagambo agize iriya ndirimbo usanga na Mariya mu Isezerano Rishya muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45 kugeza kuri 55 yaririmbyemo. Icyo arashaka kuvuga ku bijyanye n'ubuhanuzi ni uko yahanuye avuga ko ihembe rye rishyizwe hejuru. Ihembe bivuze iki? Byari bisobanuye gusigwa amavuta, kandi amavuta yibikaga abami n'abatambyi, ndetse hari yarahanuye kugeza kuri Mesiya, kuko amavuta yo mu ihembe buriya atandukanye n'ayo mu mukondo. Sawuli na Yehu basizwe amavuta yo mu mukondo rwose, ubwami bwabo bararangira ntibwigeze bukomeza. Ariko uhereye kuri Dawidi, kuri Salomo, yewe ndetse no kugeza ku ngoma ya Mesiya, amavuta basigwa basukwagaho yari ayo mu ihembe. Kristo muzi ko bisobanuye wasizwe. Rero byaravuze ko ingoma yiwe itazahanguka. Jya wihanurira neza, kuko buriya Hana yari afitemo umwuka w'ubuhanuzi, ibyo yarabirebaga cyane. Haleluya. Hanyuma tukabona ko yarazi gukora igenamigambi kandi akuzuza inshingano ze zose. Urumva yahize umuhigo, kandi akajya wuhigura, akajya gusura umwana we, akamushyira utwenda. Umwana yaramutambikanye amujyana amushyira i Shilo. Ikindi yarazi guca bugufi no kwinginga mu isengesho. Buriya biravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka bimumenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Hanyuma Hana yarazi kumenya neza, akagenzura, akamenya icyo Imana ishaka, akamenya n'icyo n'umumaro bizagirira abantu. Imana irebye uko kwizera ko, yarebye iyo miterere ye, iramuremera, imuha umwana w'umuhungu. Yayisabye imuha Samweli, naho twasomye. Hana rero yarazi neza ko Uwiteka ari umuremyi, kandi ari umubyeyi wumva amarira, kandi ari umwami utanga byose. Niyo mpamvu yahiguye umuhigo, ajyana umwana. Imana ibonye ko akiranuka, irongera imwongera abandi bahungu 3 ndetse n'abakobwa 2. Haleluya. Ubundi hano icyo navugaga, hari ijambo njya nkunze kuvuga ngo ibintu by'abakiranutsi basenga Imana bizeye bizarangira neza n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Kuki rero hari umuntu usenga ntasubizwe kandi yasabye? Yakobo yaravuze ngo murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi mushaka kubyahisha irari ryanyu ribi. Yakobo 4:3. Gusenga nabi rero, kangwa ugasenga mu buryo butazana impinduka n'ibisubizo birambye biturutse mu gushaka kw'Imana, bibaho, kandi abantu bikora muri ubu buryo. Icyambere kibi ni ugusengana ibyaha. Turabizi yuko muri kamere y'Imana byo harimo urukundo, ifite ineza nyinshi, yibuza kurakara, yihutira kubabarira n'ibindi. Abantu rero akenshi bakagendera muri ibyo ngibyo, ariko tukibagirwa ko Imana igendera ku mahame yayo. Rimwe muri ayo ngayo ni ihame ryo kwera. Imana yumva kandi ikabona n'umuntu ufite umutima umenetse, uhidishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Umutima ntabwo izawusuzugura rwose. Abantu rero hari igihe bibwira yuko bazatanga ibitambo byinshi, bakabyina cyane n'ibindi, bakibwira ko ibyo ngibyo ari byo Imana ireba. Ariko Imana ntabwo ari ko imeze. Imana yubaha amahame yayo rwose. Imana yatumye kuri Yesaya, yatumye ku Bisirayeli, bari barayisuzuguye, ariko bakomeza kuyitambira ibitambo, kuyiririmbira n'ibindi n'ibindi. Imana ituma Yesaya aramubwira ati genda ubambarize, ubabwire uti ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki?
haza ibitambo by'amasekurume y'intama yoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama n'amasekurume y'ihene. Iti iyo muza kunshengera ninde uba wabatumye, ninde uba wabwiye kuza kundibatira urugo? Mana irakomeza iramubwira iti nimuntegera ibiganza nzabima amaso, ndetse no mu nsenga amasengesho menshi sinzayumva, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. N'amagambo wasanga mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya mbere uhereye ku murongo wa 2 kugera ku wa 15. Ariko marayika w'Uwiteka abamanukiye muri ijambo kugira ngo yongere abajye ibibyimba bikande, hanyuma bipfuke, hanyuma bisigeho n'umuti womora, bikire rwose, hanyuma umuntu niyizuze n'Uwiteka, ubundi abone gusaba no kumvirwa. Ari ugusenga n'ibikomere, yari yageze agira umubabaro ndetse n'igikomere, arasenga asaba Imana kumwica. Imana ishimwe kuko itamwishe, ahubwo yamuhaye icyo kunywa, imuha n'ibyo kurya, imuha n'umusimbura, abamusimbura. Mose yigeze gusaba nabi ko Imana yamuhanagura mu bitabo byayo kuko yari amaze kurambirwa. Imana irabyanga, iramubwira iti kire kunshuma niba nahanagura mu gitabo. Ndashimira Imana yuko hari amasengesho twasenze ntiyasubize rwose. Yasubiza byari kuba ari ibibazo bikomeye. Hari ababa baragezeho bakisabira gupfa nk'aba ngaba mvuze haruguru. Yona yasenze avuga ati Imana rimbura, yarazi ko nyine hari bushye, ariko Imana ntiyahatwika, ahubwo abantu bihannye bababarira. Imana ni urukundo. Haleluya. Imana iguha imbaraga zirenze wowe izo uri gusaba, kubera kuko ushobora kuba urimo wisabira nabi pe, uri gusaba gupfa, uri gusaba ngo Imana iguhe imbaraga zo guturugwa n'abana, Imana ngo iguhe ubukire ngo wivune abanzi n'ibindi. Oya, garukira aho ngaho wisaba nabi rwose. Sibyo no kudanasubizwa. Dawidi yigeze gusenga asaba ngo umwana abeho, ariko umwana arapfa. Ikindi ni ugusanga witotomba. Aya masengesho yo kwitotomba yagiye avamo gutuka Imana, ugasanga uri kuyibwira amagambo atabwira umuntu uwo ari we wese wubashywe uwuzi, ariko agarukira aho ngaho, kandi Imana ikurinde kunanirwa ukigenda rwose. Haleluya. Mbese mu gusaba neza bizana ibisubizo biva ku Mana. Twabikora gute? Icya mbere, Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo basenga by'ukuri, basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene bari bamusenga. Ibi bivuze iki? Bivuze gukora ibyo umwuka ashaka, gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, atari ukuryumva gusa, ndetse no gusa n'ubutumwa bwiza, tukagenda dusa na Yesu Kristo. Ikindi ni ukumenya imiterere y'Imana. Kumenya imiterere y'Imana. Imana dusaba ni Data wa twese mwiza. Ibyo n'ubwabyo no kubimenya bisaba guhishurirwa, kuko Pawulo we yandikira Abaefeso arababwiye ngo mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari na Data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge. Haleluya. Ndumva aricyo n'ubanasaba, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ibi bizatuma muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Ikindi, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo, bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo zitagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yacu ni Imana izi byose. Hagayi rero yaravuze ngo uri Imana ireba. Haleluya. Nari nkubwiye ngo humura, ibibazo byawe ufite ahantu uri ukomeze, Imana irakureba kandi izi byose.
Imana yitwa ndiho, ihoraho, kandi ni Imana ibeshaho, ni Imana yihagije kandi irigenga, niyo igenga ibihe, ibera hose icyarimwe, ni inyakuri, kandi Uwiteka ni umugwaneza. Uwiteka ni umunyabuntu, akaba umunyambabazi ukiranuka. Ibabarira abanyantege nke kandi itabara abari mu mibabaro, ikababarira ndetse n'abakosheje. Ni Imana itinda kurakara ndetse ikibuza kugira nabi. Ni Imana yuje urukundo kandi uru ni rwo ihora ihitamo. Nirwo rutuma itifuza ko hari n'umuntu n'umwe warimbuka, ahubwo twese duteguriye ubugingo buhoraho. Haleluya! Ibushyize mu mwana wayo ku bazamwemera. Reka dusoze rero tuvuga tuti wowe wabonye yuko iyo dusabye neza duhabwa. Icya mbere, uca bugufi, kiranuka, guma muri Yesu Kristo, gambirira neza, sobanukirwa aho uri, icyo ushaka kugeraho, icyo kizamara mu bwami bw'Imana, ndetse no kubukwirakwiza no kubahisha icyubahiro cy'Imana. Ubundi usenge utuze. Yarengeye hano ikamuteturura mu bantu, ikamuvanaho icyasha, ikamukiza agahinda n'agashinyaguro, iracyakora. Ahari wowe ushobora kuba utaziranye n'Imana, cyangwa se ukaba waratannye warayivuyeho, bikakuzanira umuvumo, ukaba waritotombye, ukaba urambiwe, nawe ngwino wakira imbabazi. Ikindi, nawe ushobora kuba warananiwe gukoresha ububasha wahawe neza, ukihimura ku bandi, cyangwa se ntukumire ibibi, cyangwa ukishyira hejuru, cyangwa ugakina abandi ku mubyimba, nawe ukwiye kwihana, Uwiteka aguhe imbabazi. Yewe ufite ibibazo biremereye, agahinda gakabije, kutabyara se, wabuze urubyaro, cyangwa se gupfusha, guharikwa, ushobora kuba ufite ubukene bukabije, abana bari kukunanira, inzara, ideni, amashuri, ubukode, amazu, guhemukirwa mu rukundo, ibibazo byo mu rushako, ndetse ushobora no kumva ugiye kwiyahura, uragiye uterwa n'uwo mwuka, n'ibindi ukaba wabuze aho werekera. Ngwino dusenge, kandi usenge Imana wizeye kuko isubiza. Ngombwa rero ni kimwe, ni ukubanza Yesu ukamwikoreza ibyawe byose, ubundi Data arumva kandi agasubiza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye ku bw'abo bantu babyumvise. Buri wese afite ibyifuzo yagushyira imbere, Mwami w'abami. Batoze gusaba neza kandi ubasubize kubw'urukundo n'imbabazi zawe, ndetse n'imiterere yawe irenze uko abantu babitekereza, kandi urimo amashimwe mashya. Ijambo riherekeresha ububasha bwawe bukomeye, navuze ntuje noroheje, ariko Mwuka Wera ntaturize muri ryo, ahubwo akora icyo ikimuzanye n'impamvu yatumye uridusangiza. Urakoze rero, ukomeza ubane natwe muri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo tubambiwe. Amen. Shalom, murakoze, Imana iduhane umugisha.